abantu bavuga ko bahagarariye Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye uko mbitekereza. Afandi yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze atwoherereze message commanders bose babiburaga ingabo kugira ngo tumanaging abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana ababyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye, ariko kamara igiyungu uwo mwana ukamubwira udakora ishyano. Utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje, ukazanga umuntu umagarariye Imana, na Imana ibihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari, kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu. Ibyo bigaragaza ko Imana koko ariyo yagennye ikigomba kuba. Ariko biriya tuvuze tuti turahagurutse turateye duteye u Rwanda, nta musirikare wongeye gusubira mu Buganda. Twahise duhinduka abanyarwanda, duhinduka abasirikare ba FPR. Kusema kwamba mimi napigania ukabila, na kusema mimi napigana kesho kuwa Mhutu, na kusema mimi napigana kesho kutoa Mtwa, wewe sio mwanachama cha PF. Tumeelewana? Na utarudi kwenye shule uende kujifunza. Tumeelewana? Sisi tunawapigania Wanyarwanda ujumla. Tunawapigania Wanyarwanda nini? Ujumla, kutoka kwenye utawala ubaya ambao Habyarimana amemaliza muda mrefu, amaweka ndani. Icyo gisirikare tuzakora cya gisirikare cyo gukambakamba kimwe cya Kongo. Erega bari bagabo ikibica barakambakamba. Kandi buri gisirikare cya Afrika ntabwo kimeze nk'icy'abari abazungu. Igisirikare afana ukuntu yagitoje. Abavuzi bari abo barabizi. Tukwe ntabwo ujya kurwana wagiye ku rugamba ngo uhagarare. Bari bagabo uko barwana ukomandinga ingabo zirwana Kimihururu. Aha hafi habari abari Rwamagana. Ubusuri hano kuri uyu muriro kuko atari bukubeshye. Pamurasa akakubeshya ati jewe ndaha kandi ntabwo hari, ariko twebwe RDF kwirwana Kimihurura hano turarwana ndi hariya ku gate. Ngaho ujye kumbeshya rero umbwire ngo wowe urize kugira icyo wumva ijwi ryanjye, ntabwo ari icyo urumva ijwi. Nahinda wapi wewe yahindukira. Kandi muri umusirikare uko atinya komanda we kurusha uko atinya blende zimuturuka imbere z'umwanzo. Iyo wumva ijwi rya komanda wawe akuri inyuma hano, blende nuko zabazi ari 100, kandi komanda se afite iki ni ka pisto gusa afite. So ukumenya kugira cya ariko ugasanga umusirikare yagize panic, za blende akazinjiramo uko ashaka. Naho wowe uragenda wicare ugera ikanarange ngura commanding nanjye hano nanjye ndakora ibyanjye, kuko twese n'ubuzima turashaka iki ubuzima. So ibi rero byafande byashyira abantu bato mu myanya. N'aba bana mujya mbona ukuntu batumira, yakuba first lady mujya mureba ukuntu batumira abana. Ibyo nibyo bintu dukeneye natwe nk'ababyeyi muri quartier. Rero Josiane, abantu b'inshuti zawe bahamagare muhuri bushyire akaganiro berekeye dore igihugu dore uko kigenda. Ibyo nibyo byonyine bizadufasha kugira ngo urubyiruko rwacu especially bari batoya bagaruke. Rugamba rwo kwihora rutangira itariki ya 1 z'ukwa 10 1990. Wari umugaba w'urwo rugamba Late Major General Fred Rwigema ku itariki ya 2 gusa yaratabarutse. Ku itariki 23 abandi ba officers barapi icyo gihe Major Bunyenyezi, Major Bayingana baratabaruka. Birumvikana ko mu minsi hafi 25 RPA yari maze gutakaza abayobozi. Urwo rugamba rwahuye n'ibyago ariko ruhura n'andi mahirwe. Ibyago ni igihe rwatakazaga umuyobozi wari uyoboye n'abandi bagenzi be bari kumwe.
amahirwe rwagize nuko afande aho yarari yaratabaye aragaruka araza ayobora urwo rugamba. Afande nagira ngo hambwire abanyamuryango ba Unity Club cyane cyane urubyiruko jya mwumva kuri za social media cyangwa imbuga nkoranyambaga abavuga busa babaho, bamwe bari no muri twe biyitirira urwo rugamba bakarwiyitirira batuka afande, batuka RPA, batuka RPF, batuka commanders bose batandukanye, ndetse bakitira urwo rugamba bakavuga ko barurwanye ndetse ibindi bintu bibi. Nagira ngo mbivuge kuko ibyo ngiye mvuga hano bagenzi banjye bari hano n'abatari hano, uwaza hano wese n'ibyo yavuga, ndavuga amateka yacu twabayemo kuva mu gitondo kugera nijoro kumara imyaka 4. Uwo twari kumwe wayobora urwo rugamba ahagarukiye afande ni wayoboye urwo rugamba, na wundi waruyoboye. Ndatanga impamvu kugira ngo abantu be kujya bagoreka amateka yacu y'urugamba rwo kubohora iki gihugu. Guhera ku itariki ya 2 je nageze ku rugamba hagati y'itariki 7 n'itariki 10. Ariko tugera ku rugamba nabo twazanye wahita kubona ko ku rugamba hari ikibazo, ukibaza ukavuga utari ko hano hari iki, kaya kajagari kari ka Gitumba, wavugana na mugenzi wawe ari imbere ku rugamba yaba kubwira ukabona nta cyizere cy'urugamba, tutaranamenya ko Red Fred yanapfuye. Aho tubimenyeye tumenya ko ikibazo gihari. Inama ya mbere nagiyemo yari yobowe na Leta Bunyenyezi ari kumwe n'abayingana, batubwira aduyi, ndetse bamwe batubwira ko aduyi iri imbere yabo ahantu hitwa bazi mu karere ka Nyagatare hariya, bavugaga ko aduyi ari imbere ya Mimuri ahantu hitwa za Cyonyo, ko ariko aduyi agiye kumanika amaboko akiripotinga. Mbaza n'ikibazo muri iyo nama, ndabaza se aduyi twamurashe ku buryo bungana iki kugira ngo aripotinge? Ariko mutambona hanga ko ndi general retired, icyo gihe nari letona. Abo mwumva bamwe bisumbukuruza abenshi nari wari ufite iyo ranka nari mfite, bari munsi cyangwa twaranganaga, ariko ubihaye izo nshingano z'urwo rwego. So Bunyenyezi aratubwira ati turaza kumurasa. Ku itariki 22 nimugoroba araduhamagara mu nama, atubwira ko waduyi bagiye kumurasa kandi ko agiye fata imbunda zose zari ka Gitumba arazitwara. Baragiye mu rukere yangira ngo saa 11 twumva amasasu n'ibikombora byinshi cyane. Noneho twebwe tukumva ni morali, twumva ko twanesheje haduyi. Naho Bunyenyezi yarashwe, force yatwaye yarashwe, bayingana agiye yirukanka musanga nawe araraswa, nuko bapfuye. Hajyayo Dodo arabakurikira asanga bari bapfuye, agaruka kuza gutegura force yari ka Gitumba kugira ngo turebe ko twajya no gukurayo n'imibiri yabo. Kuki nzanye iki ngiki? Kubera ko urugamba uko ndavuga ku rwego rwanjye uko nanganaga icyo gihe nuko nabibonaga, kuba Red Fred yari amaze gupfa, afande ari hanze, twagize ikibazo gikomeye cyane ku rugamba. Byatugaragarizaga buri muntu wese ku rugamba rwari hagati y'abantu babiri, Red Fred na afande. Bivuze ngo iyi gap yabayemo, umwe amaze gupfa undi ntahari, yagaragaraga ko abantu badafite information y'uburyo uru rugamba tugomba kururwana. Ikimenyetso cyabyo ni iki? Afande agarutse ageze ku rugamba tariki 23 nababwiye Bunyenyezi yapfiriyeho na bayingana. RPR ifite battalion zingira ngo hafi 8. Nyagatare hari battalion 2, hari 6 na 9 battalion. Ryabega muri ya junction hari 3rd battalion. Mu bukomane bwa Nyakayaga hari 1st battalion,
hari force battalion, hari 11th battalion. Kagitumba kuri headquarter hari task force alpha. Izo murumva ko zari battalions esheshatu ngirango cyangwa indwi. Izo battalion zose adu yarazirashe mu mwanya muto kuri yo tariki ya 23 azigira ubusa. Izari mu bukomane bwa Nyakayaga zihunga zijya muri pariki ya Kagera. Izari Kagitumba afande nibwo yatangiye, giye nibwo namubonye ku itariki 20 ngira ngo nesheshatu cyangwa n'indwi. Dodorama Magara niwe wayoboraga task force, nari optio task force. Optio bamwe mushaka ko mutabizi yenda ngira ngo nushinzwe imirwano ni nka training mbigerekeranye mu Kinyarwanda. Afande Dodama Magaye musanga Kagitumba sanga hagaranye n'afande muri kaburimbo hagati. Afande amaze kumuha task yo kujya kurasa Gatuna. Ariko kantu nibuka hangaha nari kumwe na General Nzaramba na Leti General Dan Gapfizi ahantu hitwa Nyirenye hari abazi mu Mutara murahazi. Munsi y'ibitabo twari twakoreye ambush kugira ngo twimira adu yataza, kuko adu yazaga kuri speed aza gufata Kagitumba. Tuganira turi batatu twabonaga ko urugamba rwatunaniye ahubwo tugiye gusubira aho twaturutse muri Uganda. Ngeze Kagitumba sanze Dodo arambwira ati irukanka utegure force. Ugafanda amaze kumubwira ati task force uko mungana kose nona move mugende murase Gatuna, kuko ndibwira ko afande yabibonaga ko adu advancing kuza gufata Kagitumba. Tugomba kuba twarahagurutse Kagitumba itariki 27 cyangwa itariki 27 ubwo twahavuye. Mwumve umuyobozi ureba kure, twavuye Kagitumba itariki ngira ngo 27 niba atari 26, itariki 28 adu yafata Kagitumba, fari fata Kagitumba. Itariki 3 gwera itariki 28 29 30 leta y'u Rwanda Habyarimana n'ingabo ze baselebratinga ko banesheje inyenzi burundu. Itariki 3 bari muri celebrations z'ukwezi kwa 11. Task force afande yohereje irasa Gatuna. Irasa neza Gatuna niho twarashe, nitwagira casualty, nitwagira umusirikare ukomereka, nitwagira icyo dutakaza, twica duyu hagije, tumucyaginga n'ibikoresho Gatuna imaze kuraswa nimugoroba giyewe ndibuka ndi munsi y'igiti ku muhanda ujya Rubaya. Niho numvishije amakuru kuri BBC y'igiswahire Muzeyi Tito Rutaremara yanansinga urupfu rw'abayobozi bapfuye mbere, ndetse anavuga ko RPA itatsinzwe urugamba ahubwo yahinduye imirwanire, ivuye muri conventional war igiye muri guerrilla warfare. Ibyo noneho byongeye Gatuna abanyamuryango ba RPF bari hano wahabwa ijambo wese yakubwira ko Gatuna yongeye kongera. Ndabona abakozi b'Imana benshi hano bavuga kubonekerwa. Nibwo abanyamuryango ba RPF babonekewe, nibwo RPA yongeye gusubira ku murongo. Abanyamuryango wa Unity Club mu ngabo ku rugambi y'Urwana nta kindi kigira ingabo. Y'Urwana urugambo gatsinda, mugenzi wanjye yabivuze. Buriya yavuze ziriya nambara yagiye arwana atsindwa. RPA tugira amahirwe. Afande turagushimira ko utarayobora urugamba ngo dutsindwe. Buriya kubura umusirikare ugatsindwa nicyo kibi cyonyine kibaho mu buzima bwa byose. Urwo rugamba rero afande abagabye igitero cya mbere kigarura ubuzima bwa RPA. Hari abavugaga bati tugitera muri 90 mu kwa 10 ingabo nizari ziziranye, tereni twari tuyizi, abaturage nibadusapotingaga. Nagira ngo mbabwire ko afande afashe command na ngabo shyashya yarwanishije zitarizo, n'abaturage bandi yasanze badufashije batarabo, na tere yindi yahinduye, ahubwo hahindutse ubuyobozi nibwo bwatumye dutsinda urwo rugamba. Gatuna imaze kuraswa organizinze force yose abari baragiye muri pariki n'iki atangira urugamba bushya. Turasa Kivuye, tuva Kivuye Kaniga ya kabiri ahitwa Nkana.
nkana we afande bari bahamutsinze nayo namahirwe barokore bari hano mujya muvuga Imana buri abantu babana nayo kandi kabumva kandi kababona n'abasirikare kuko mu barokore ndareba mzee Archbishop Mbanda uretse gusenga Imana gusa sinzi Mbanda ko hariho aho yari yahurira n'urupfu ariko uwo musozi wa Nkana afande bawumurasiyeho helicopter zaduyi zibisikana zari mwenye ngirango imwe igiye ebyiri ziza n'izindi ziza kuko twari ku gasozi gateganye naho araraswa koko ndetse no kuri monitoring radio za yaduyi twumvaga abafaransa bavugaga ko ako gasozi ariko ariho baramurashe yagira icyaba arahava tuvankana tujya ahantu hitwa Kanyentanga urugamba koko bigaragara ko nanone twongeye gutsindwa bundi bwa kabiri twese uko twari twihebye tubwira fane tuti nambarira tunaniye nimugoroba ku itariki 24 z'ukwa 12 akoresha inama n'aba ofisiye twese nta muntu wavugaga ikintu twese twabonaga ko inambara tunaniye aratwihorera tuvuga plan zitandukanye zo turi bukore aratubwira toke mu gitondo tubyuka turi bushyire mu bikorwa izo plan numva Colonel Dodo aratubwiye ni watuyoboraga muri iyo kolom yitwaga 5th kolom atwahawe amabwiriza tugiye mu rugano tuva aho ngaho tujya mu rugano rwa Bishop tuva mu rugano rwa Bishop tujya mu Birunga tugeze mu Birunga twasanga Leta Ndugute ari kumwe na batayo ya 17 aduha message ko afande naho ubwo ko turaho afande yohereje inasi twebwe tuzi ko urugamba rwaturangiranye ariko afande yohereje inasi gutata Ruhengeri mutekereze muri 91 na Ruhengeri ko yari ikomeye abapolitisiye bakomeye bavaga Ruhengeri abasirikare bakomeye bavaga Ruhengeri ariko kuna afande yatekereje natekereze n'ahandi hafi agatekereza Ruhengeri turagiye mbehe barabitubwiye bati turarasa Ruhengeri tukumva afande aradutanze nyine se Ruhengeri tuzahava hari n'abantu baho kuntu bakomeye n'ukuntu batwanga tuzahava nyuma y'iminsi nk'ibiri ategura battalions 6 anda Leta Kayitare kujya kurasa umujyi wa Ruhengeri battalions 3 anda Colonel Dodo ziga cleaning inyuma yacu zikarasa umwanzi wari inyuma yacu kuko aho twari duciye kugira ngo tujye kurasa Ruhengeri inyuma yacu hari umwanzi batayo ya 7 habwa misiyo kurasa ikigo batayo ya 17 habwa misiyo njya numva no kuri za YouTube abantu hari ukuntu bacurika amateka yacu bavuga batayo ya 4 ko yagiye kurasa ikigo cya Ruhengeri cyo gihe na batayo ya 4 yari ihari batayo ya 7 ni yarashe ikigo ya 17 irasa gendarmerie ya 19 ifunga umuhanda wa Gisenyi Ruhengeri isigaho n'igice cyayo cyaduha reinforcement turamutse tunaniwe ayo niyo mabwiriza twari twahawe noneho batayo 3 ya 11 ya 15 ni ya 3 ziguma Kinigi Kagano ariho zirasa ndabwira akantu kamwe aho ngaho umuyobozi uzi kureba urugamba koko reke bari abirwa bavuga ubusa Ruhengeri twagomba kwirasa itariki 22 z'ukwezi kwa mbere 91 22 batayo ya 15 mu masaha 11 irasa abazi hari mu rugano mujya musura ingagi hari ahantu hari akayinipoti hagati y'Agahinga na Muhabura aho hari haduye batayo ya 15 irasuba haduye za batayo zindi zisigaye 5 twumva 15th battalion nimero kurasa ravuga rero uyaduyi tubaza watuyoboraga umuturage wadutwaraga kuva hano kugera mu mujyi wa Ruhengeri harangana iki atubwira distance nini ngira ngo abayobozi batuyoboraga Bakayitare na Dodo bagomba kuba baravuganye na afande abaha amabwiriza ko tutamuvinga tugumaho bugake aragati aduyi ubwo 15 yamurashe araza gukora counter attack arase 15 yibwire ko aricyo gitero cyaje mwebwe kuri 23 musohoke mu murasi niko byagenze turaturiya
bukeye mu gitondo nako bigeze saa 6 kuri 23 nyine dusohoka mu Rugano saa 12 twari mu mujyi wa Ruhengeri turasa Ruhengeri twumvaga mu mateka hari haduyi mwinshi turabarasa koko byanyabye ariko kubarasa twasanze ndibuka ko twasanze abasirikare ba leta sirikare ba Habyarimana mu bintu yakoraga ingabo yayoboraga nizagombaga gutsindwa kubera ko niba ari ukuzitetesha cyane nabyo ngira ngo bishobora kuba byaraziteye gutsindwa baratekaga ikintu cyitwa kurya neza fari yari ikiza twasanze inyama zahiye muceri mwiza ibintu byiza byose ko twabasanze ku igiko ni igikoni bajya gufata ibiryo turabarasa barirukanka birumvikana abasirikare bamaze iminsi ngahe batarya bacu babanza kurya bya biryo barangije noneho barasaduye baramurasa neza ariko baramurasa ku buryo n'abayobozi bizo battalion y'abajandaru muri yaba ame barahaguye Ruhengeri tuyirasa neza kuri mission twahawe no gufungura imfungwa turabafungura mission twahawe no kubaza abashaka kujyana na RPA baze abadashaka kugenda batahe barataha abenshi izindi araza Biseruka araza Muvunanyamba araza ambassador wacu muri Angola Major General Dr. Rudakubana yarahafungiye araza nibwo hari n'umugore wari uhari witwaga Mvara yaranatwite bose abantu baba protected tubatwara mu Rugano icyo ni igitero cya kabiri cyaje nanone RPF yavuye ku murongo irongera RPF irongera iragaruka nukwanga afandi ubwo ngubwo murabyumva ko amaze kuyobora ibitero bibiri byose nta gitero gitsindwa ahubwo buri gitero cyose gitsinda Adu yamaze kudufunza mu Rugano arongera atekereza gukora ibindi ubwo harimo operation nyinshi ndimo gusimbuka narimo kuvuga nyinshi cyane mbabwire ko aribwo bwa mbere mu mateka y'urugamba abantu bitajya biba afandi yatekereje kuzana Katyusha azana abantu b'abanyamuryango n'abasirikare bakeya Katyusha n'imbunda nini kwikorwa n'abantu n'ibintu bitoroshye turayifungura turayizamukana ijya kuri Gahinga kiriya kirunga cya Gahinga abakigezeho ku mutwe nzi nuko giteye kuko kirimo nuzimeze nk'ikibindi dutwareyo Katyusha dutangira kurasa mu mujyi wa Ruhengeri kuri plan afande yateguye Adu yamaze kudusumbiriza mu Rugano apanga operation yo kujya muri pariki iyo operation ntabwo agomba garukira muri pariki ayipanga kugira ngo ijye Rusumo mutekereze kujya Rusumo kuva mu Birunga ukajya Rusumo yendibuka ko navuye ahantu hitwa Karandarye bahazi batayo yanjye nayoboraga niho yavuye nsanga indi batayo anda Colonel Dodo twahawe mission kujya gufunga ku Rusumo cyane kari ifunze Gatuna yari ifunze Kagitumba yari ifunze hasigaye kugira ngo tujye gufunga Rusumo turwanira ahantu hitwa hariya Rwatana Gahabo aho twarwaniye na Aduyi tumugirira nabi cyane n'amakuru yatugezeho bagiye kuzana mirambo ikamyo igeze kuri rompo yo hano mu mujyi irahagwa abanyarwanda bamenya ibyabereye hariya icyo ni ikindi gitero cya gatatu gikomeye icya kane ni igihe afande yashyiragaho gufata santimetero hariya Gikoba muri Nyagatare mujye muhasura santimetero muzahagere muri ukuntu hameze ni imisozi ikikije Uganda mu Gikombe hakaba udusozi tugufi ariko turahajya n'indaki yafandira hari abazahajya muzayisura aho niho amateka yakorewe turwana n'ahantu hitwa Kabuga imaze kuvamo dukuramo defense zose zaraho Kabuga Bushara ya mbere ya kabiri Runyinya Mutojo Mabare izo defense zose zimaze kuvamo santimetero iraguka imaze kwaguka afata icyemezo arabwo ndarasa Byumba nuko Murindi yafashwe Rubaya abahuje hafi Mutara wose icyo cyitwa Gurukiga Byumba ndetse
n'umurera wose kugira za Butaro. Ubwo no kuvanga iyo corridor yose bivuye kuri santimetero bibaye ibirometero. Urwo ni rwo rugamba rwo kwibohora uko rugenda, ariko harimo ibintu byinshi. Ariko ikigaragaza umuyobozi reka nyibabwire, afanda kigera ku rugamba uko twari twambutse tuva Uganda, twari dufite amaranka ya hariya second lieutenant kugira kuzo hejuru, dufite confusion y'ikintu cyitwa ayo maranka twakuye hanze. Ndibuka ko hari n'uwazaga akavuga ati iyanjye bayimaye turi mu nzira tuza. None afanda kihagera akuraho ibyo byose ku kajagari kose agakuraho, ashyiraho ranki yihereyeho. Twese twitwaga commanders, tugatandukanywa n'ibyo tuyobora n'inzego tuyobora. Kwitwa commanders hari discipline yindi byazanye muri command ya RPA. Tufata aho hitwa santimetero hariya Gikoba, mujya mwumva abantu bakunze kuvuga intambara RPA igirwana n'amayobera ku bandi bose nibajya babimenya. Ikintu cyitwa ubundi ni sieging, ariko unze kumva tukita rugondi hene. Aje tujya kurasa defense yitwaga Kabuga, yaratuzengereje yari mbi cyane. Tujya no kuhasura. Rimwe jewe nakomeretse muri 91 mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Ngaruka muri 92 ku rugamba mu kwezi kwa gatatu. Nibwo twagiye kurasa Kaniga nako Kabuga. Tuhageze dutwara bataillon ngira ngo 3 ziri wirasi. Ndibuka ko yari Bravo, Nkuruma, Kilo ziri burasi. Noneho Yankee 11th battalion na Zuru zo zikarasa uyaduye ubegereye. Iyo mujya kwataka ku rugamba cyane twebwe rw'inyeshyamba, mwaragendaga mukarara kuri position y'umwanzi, mukajya muri metero, mwagera nko muri metero nka 40-50. Noneho mugakora extended line metero 5 musirikare kuva ku wundi, basirikare bakaryama. Mugategereza rero isaha aho komanda ari buze kurasa isasu rya mbere. Iyo saha iryo sasu ritaravuga, umutima ushobora guturika ugacamo, kuko ubuvuga uti iribanza ryose ni iryanjye. Ari abantu bibwira ko kwicara kuri ipana ari ibintu byoroshye. Kwicara hano utaravuga biba bimeze nk'icyo gihe utegereje haduyi kugira ngo umurase, utangira kugira nuzu maze kuvuga. Noneho bigeze saa 7 kandi ubwo twagomba kurasa saa 12 za mu gitondo, Dodora duhamagara atafanda tanze message iyo force yose iveyo. Iyo babivuze uko mwapanze kuriya, umusirikare wa mbere uhera hari abwira mugenzi we tuondoke, none mukagenda muvamo buhoro kugira ngo ado ataza kubumva. Dusubirayo nyuma y'iminsi nk'ibiri afanda araza, ntabwo nari nzahari, dukora inama kuri iriya ndakiri muhasura, muzahabona aho yadukoresherezaga inama. Arabaza batuyoboraga ati Kabuga muyishakaho iki ko yamaze abasirikare, kuki mutayisiginga, kuki mutayifunga? Yabivuga afite na map yari yashyize ku agatebe yagiraga aho ngaho, muzakabona ni musura hariya, byari ibiti bakoze, hari ibiti yicaragaho ariyo nebeye, akagira n'ibindi biti. Abaturage bo mu cyaro mujya mubona ubutandaro bwo banikaho amasahani na komeza niko kari kameze, aramburaho map. Yabivuga yakwerekana ukuntu tujye hagati ya Kabuga na Bushara, mu bantu batabyumvaga narindimo. Ambwira kafandi ibi bintu uvuga ahanga aduye aratumara, dore aduye aregeranye tu, arazo se aduyi abarushiki tuti natirare aradusheringa. None se ahanga kumwegereye haduyi araza kubasheringa ati na sheringa nabakubita ibikombora na warirasa mugende. Nge ntabwo nabyumvaga. Afanda afata icyemezo aratubwira ati mugende kandi mukoreshe force noya. Nuko twagiye ducukura indaki, dukora sieging. Umunsi wa mbere twayikoze aho hantu muhumve, barayeyo n'amajoro ari kumwe nabo. Ubu n'umucuruzi ukomeye, ufite business ikomeye hano witwa Kamugisha.
aho ngaho yaraye n'abo basirikare hari company mu gitondo Aduyi araza. Aduyi wari Bushara yazaga kuramutsa uyu nguyu buri gitondo akaza kuramutsa uri Kabuga. Bahageze bagwa muri ambush barabarasa. Aduyi arapfa. For the first time twakomeretse umusirikare nitwapfusha umusirikare. Bigeze saa 8 haza abandi kuza kureba nabo bararaswa. Aduyi arahasigara. Umuntu witwaga Colonel Kastari Nsabimana ati zombi si ejo nzaziha ibyo zishaka. Abyukaze. Ku munsi wa mbere turamurasa dutwika burende ya mbere. Ku munsi wa kabiri turamurasa dutwika ya kabiri. Ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane Aduyi yikuye muri ya position. Abasirikare twagize casualties ziri minimum, dupfusha abasirikare bake cyane compared nabo twajyaga duhora dutakaza igihe twatakaga Kabuga. Nibwo twemeye plan ya fande ya sieging kuva uwo munsi. Sieging yarakoze n'uyu munsi iracyakora kandi na Aduyi turasiginga ngo tunaniye gukuramo. Ibyo ntabwo bijya bibaho. So navuga ko iki cyiciro nagihinira aha ngaha. Cyiciro kindi cyakurikiyeho rero ni cya namba ya Ruwiti yo nanone kubuza abicanyi. Fanda baha message twari imishyikirano aragati murekeraho muhagarike kwica. Bari bamaze kwica abatutsi Bugesera, Kibirira na za Kinigi. Biba ngombwa ko cyo gitero kigabwa. Abantu benshi murakibuka guhera Ruhengeri kugera Ngarama ndetse kiraza kigira hano basi. Iyo message nayo iratanga. Aduyi arahanwa bihagije. Arongera aratubwira dusubira mu aho twari duturutse. Abari bazi ko ari inyota y'ubutegetsi RPF shaka cyo gihe byarashoboka ko yajya gufata ubutegetsi. Ariko yubahirije amasezerano. Icyo ni ikindi gitero ubwo niyamubara neza ibitero bikomeye cya Gatuna, cya Ruhengeri, icyo muri pariki ni cya Ruwiti. Ni ibitero byose afande yagabye kandi hagira kidutsinda na kimwe. Ngurwo urugamba rwo kwibohora aho tuza tukaba turuhagarikiye tujya mihikirano. 9/4 tariki 6 nkuko mwavugaga twumva ngo indege, ariko iki kibazo cy'indege igisubizo cyacyo kiratangwa n'ibiganiro byabanje aha ngaha. Abatubwiye Ambassador Munyakayanza na Roza batubwiye uko leta uko zakurikiranye Republika ya mbere n'iya kabiri ukuntu zagiye zitoteza icyitwaga ubwoko bw'abatutsi no kubica. 94 rero yari continuation yiri ya myaka yose yabaye. Afanda agomba kuba yarabonye information ko abantu batangiye kwitwa hano. Tariki ngo araduhamagara tuza mu nama commanders b'imitwe y'ingabo aduha mission 157 epfo 7 square ikurikiraga duhera aho turi. Bravo Alpha 59 azihamagara Miyove aho yazibriefingiye mu kiganiro cy'ubushize twarabibwiwe. Zo zikihuta kuza Kigali kuza gutabara. Birumvikana ko Kigali mwo n'abatutsi bitwaga benshi ndetse na 600 ariho yariri. Ariko igitangaje afanda azatubwira yenda natwe tutaramubaza. Ngewe sinzi ukuntu afande biriya bintu yabikoraga. Ops niba hari ops zari zikomeye za Haduyi, ops Ruhengeri yari nako Byumba yari ikomeye. Yewe urwaganyira ngo n'umuntu witwaga Bahufite Kabirigi yaje kuvayo. Iyo ops kuntu yari ikomeye, ariko afana kuntu yacishijemo Alpha na Bravo na 59 akazivuga ati mwebwe mugende direct mujye Kigali mutabare Kigali. None akongera gahuza gukurura battalion zisigaye 101 21st 7th na 157 n'izindi unit zari zirimo aho ngaho noya za military police ndetse na unity yari afite yari yitwaga high command nayo akikura abasirikare agasigarana Mbarwa anda Van James nabo bakaza. Noneho izo unit zikaba arizo zirasi inyuma hari izi zimbere nazo zikaza. Kuri jewe ntabwo
ari ubwo bitekereza bikakuyobera ukavuga utse afande niyabonaga ko abasirikare bashobora gushira, ariko yarabikoze. Za bataye 3 zigera hano kuri CND zifasha 600 zitangira spreading mu mujyi wa Kigali, zirokora abantu za batutsi za Saint Andre, Saint Paul n'ahandi hatandukanye. Amaze kwinjiza ize 3 zinjiye zigasanga 600, arongera ubushize nababwiye ukuntu yabambye aduye. Nabatari bahari navuze nuza y'uruhu, abana bato mutazi uruhu, kuko twebwe ababyeyi bacu baryamye kuri izo muna twakuriye turazisanga, bamwe tuziryamaho. Iyo bakuye uruhu kunka bararubamba, hari igiti kimwe hariya n'ikindi ukarurega none rukuma neza. Afande icyo yakoze, yafashe fare arayibamba yikura Ruhengeri ayigeza mu Mutara, arayibamba ariko neza ku buryo hariya bararebaga bakavuga bati turashira, abaha bati turashira, abo hagati basigara birwanaho. Birumvikana ko center of gravity, umutima w'umwanzi wari Kigali. Ni nayo mpamvu nibwira ko ariho yashyize imbaraga nyinshi kugira ngo Kigali ibabazwe, ubukana bw'intera hamwe n'abasirikari bazifashaga bigabanuke. Byarakozwe, ariko ikibazo agomba kuba yarahuye nacyo, ubuyobozi bwacu bwahuye nacyo. RPA ifite ingabo nkeya, abo twarwanaga nabo baba abasirikari n'intera hamwe zabafashaga wari umubare ukubye hafi inshuro 10 RPA. Ariko uburyo yakoze iyo management kugira ngo tubashe kurokora abantu bakiya barokotse, nta nubwo zari fari na n'intera hamwe gusa, muribuka ko n'abafaransa binjiyemo. Ibyo Dr Rose yatubwiraga, abafaransa iyo bataza mbisesero, abanyabisesero bari birwanyeho kandi twajyaga kubasanga ari bazima. Iyo batanatwimira n'imbaraga bari bafite, twagiyaga kuba twarashoboye yenda kuhagera. Akoresha izo mbaraga abasha kurokora abarokotse muri sentazi zigiye zitandukanye, nari busubiremo. Subiye kuri ubu bukana bwa genocide, afande yigeze kuvuga ati nageze bambwira commanders ngo beku kongera kunyereka ibyo bintu. Byari biteye ubwoba cyane, ariko afande abantu baraha yenda bamwe bashobora kuba babizi, ibisambo n'abajenosideri bari hanze bo barashinyagura abarokore n'abapastori baraha. Abantu bavuga ko bahagarariye Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye, uko mbitekereza. Afandi yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze, atwoherereze message commanders bose bayoburaga ingabo kugira ngo tumanaginga abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana ababyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye, ariko kamara igiyungu umwana ukamubwira udakora ishyano. Utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje, ukazanga umuntu umagarariye Imana, na Imana yihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari, kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu. Ibyo bigaragaza ko Imana koko ariyo yagennye ikigomba kuba. Ndabura icyo urundi rurimi nakoresha, kubera ko ibyabaye ku gihugu cyacu byasabaga izindi imbaraga zidasanzwe kugira ngo igihugu kitaba umuyonga. Nagira ngo rero sinjya kuvuga ngo aha naha ko abantu barokoye abantu, ariko reka mvuge ahantu hamwe gusa. Tugeze hariya ahantu hitwa Rwabusoro, ikiraro baragiciye.
afande afata force yari igiye kujya hariya kubera ko idafite ahica, ahitamo ko kuza kuyicisha mo Kigali ikambuka Nyabarongo ikajya mu majyepfo kugira ngo itabara amajyepfo. Uko yagendaga bitekereza, uko abitubwira, aza kubona ubundi buryo twakwambuka dukoresheje ubwato butoya, turabukoresha turambuka tujya mu majyepfo. Ariko tujyayo igihe kiba cyagiye, abicanyi bari benshi bakoreshaga izo mbaraga. So nagira ngo mbabwire, singiye gutinda muri byinshi, nyuma yo guhagarika jenoside, rugamba rwo kubaka iki gihugu, ariko mvuge ibintu bitatu yakoze tugihagarika jenoside. RPA commanders, imyaka twari dufite naho twari duturutse hatandukanye nibyo twari dufite, hari ikintu, hari utuntu mwita duto ariko nagira ngo nuvuge, kandi iyo umuyobozi yakoze ikintu gikwirakwira hose. Barongoye mbere rugikubita nari ndimo, noneho afanaza mu nama, General Kakari hano ni wari ame chief of staff, aramubaza ati numvisha abasirikare barongora ngo barakata keke ngo barafungura za champagne. Aratubaza ati champagne muzi icyo ari cyo, keke muzi icyo ari cyo? Ngiye mu by'ukuri nagiye kwirarira no kubabeshya, ari keke ari champagne ntabyo narinze. Kandi mu bukwe bwanjye abari banwerereye cyane cyane abantu bari baturutse hakurya i Burundi, ibyo nibuka bari bateguye amakarito ya champagne 40. Abwira akakata ayo makarito, nta musiteri ngira ngo zari amakazi nka 300, ati muzizane zizajya zakira abashyitsi hano. Niko byagenze. Ariko atanga justification impamvu tudakwiye gukata cake ngo tunafungure champagne. Aravuga ati ibyo ni ibintu abantu bakora ba celebrating abishima. Murishimye? Atuvuga ati murasabwa kurongora mukabyara ariko mu bitandukanye n'ibyishimo. None nagiye kubona n'abacuruzi ba billionaires ubu ngubu ku bukwe bwabo bakoresha amafanta kubera icyo kintu afande yavuze. Icya kabiri adukura mu nzu z'imbohozanyo, tuva mu nzu z'abandi tubasha kwishakamo ibisubizo. Icya gatatu, jewe ubwanjye nka brigade commander wayoboraga Butare, Gikongoro, Cyangugu, nari mfite imodoka zitari munsi ya 20 izingendaho. Nari mfite igenda imbere nk'eshatu ziriho imbunda zimeze zitya, ijya imbere iyo nicayemo hagati irimo ibyonko inyuma ahangaha n'izindi zinkurikiye. Ijoro rimwe buri brigade commander kuva kuri izo modoka nababwiraga yadusigiye izi eshatu zadukijije iki accident kuko twari tugiye gushira. Icyanyuma nejo bundi munabyibuka ubwo yashyiragaho gusaranganya ubutaka. Dufite ikibazo gikomeye, ndi umwe mu bari bafite ubutaka bunini, ariko ku butaka nari mfite hatujweho abandi banyarwanda 24 kandi umuryango wanjye urongera ubaho. Ibyo rero nta kindi cyabikora atari ubuyobozi buzima. Ndashoje ndasoreza ku rugamba rw'abacengezi, ariko nerekana urugamba rw'abacengezi uko afande narwo yarurwanya. Ni story nk'eshatu nazo abantu batazi. Ibi bigarasha mwumva bivuga, Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo afande biriya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba, hano araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso, ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kweri Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, reka nkunganire. Kayumba ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye
bimeze nabi niyo uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye, brigade commanders aratubaza ikibazo cy'abacengezi. Kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya. Twese imbere ya Afande ngira ngo n'abatero commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi, baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye Afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga Afande, abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba. Afande aratureba tiki, urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, induru zo sinzi ukuntu twajyaga kuzivuza. Aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero muhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri. Urumva twazanye nawe nk'utuyoboye, ni wagumye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira Afande, ariko twebwe ibyo twakubwiraga Afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga. Nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru. None Afande arangije namangira ngo yabereye no muri Kanjepe. Afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu. Buri brigade command urupapuro n'ikaramu, andika usinye wowe runaka, adui niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe urajya ku firing squad. Dufata impapuro, jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingiro, brigade commander 402, adui niyongera, kuko adui yaramaze kugera ku kirenge hano, Afande adui niyongera kurasa area yanjye nje ku firing squad. Noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vrema, ati twiyandikire twisinyire. Noneho mu gihe akiraho Afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse, tubwira akubise ku rugi, tubwira Munyakazi tutafanda arafata arandika arasinya, arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera, ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye. Kayumba yanga gusinya. Afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi? Ati impapuro zanyu ziri. Ati we yako iko hapa baza Kayumba. Kayumba yigira ati aravuga ati wewe. Kayumba bafashe urupapuro arandika nawe arasinya. Twaragiye nabaga mu Kiyovu hano cy'abakiri. Umugore aho naciye ni yahamenye, ndagenda njya Shyorongi mu misozi hagati. Batano komanda wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito, mwohereza Minazi. Noneho n'abandi twese uhera uwo munsi adui ntabwo yongeye guca umuhanda. Kubera gusinya gusa adui ntabwo yongeye guca umuhanda, ntabwo yabyongeye. Turangije Afande arongera aratubaza, adui amaze kutubana mwinshi dukora iki? Turi cyo dukora, tuti indege, dushaka indege turazibura. Aratubaza atari ko nitwamaze imyaka 4 mu ishyamba tudahembwa, tuti ubu ni dushobora kongera tukigomwa tukamara ikindi gihe tudahembwa tukigurira helicopters. Dufata icyemezo ko duhagarika umushara w'amezi 9 na musirikari wa RPA uhembwa, tugura helicopters 2 zarashe hadui. Hari abatajya bamenya rero aya maduyi yose yirirwa atuka Afande atukande, ibyo byose barabizi ariko barabyirengagiza. Ariko icyo bashaka bazakibona nicyo ngiye gusorezaho. Afande mwagennye imirongo migari yo kubaka iki gihugu, ariko imirongo 2 itavogerwa, itarengwa, don't touch. 2 mwagennye umurongo w'umutekano w'iki gihugu, aho ngaho nawe ujye uharenga. Mugena umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda, nawe ujye uharenga. Afande turabashimira kubw'imirongo migari, ariko iyo 2 itavogerwa niyo mpamvu buri gihe
mu mbwirwaruhame zawe nujya usoza ibyo bibiri utabivuze. Ndasaba urubyiruko n'abakuru muri aho iyi mirongo nubwo bafite imyaka ingana iki tujye tugenda tuyiryameho. Retired generals baraha, senior officers baraha mwese, uyu munsi habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo tugira uruhande rwacu no kuba tayari igihe cyose haba message ya command in chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa, tuzaba bambere mu kuwugeraho. Ibigarasha intera hamwe nabo bafatanyije mu bihugu duturanye bamenye ko iyi mirongo itavogerwa, bamenye ko iyi mirongo tutayitererwaho ubwoba, bamenye ko iyi mirongo ari ubuzima bwacu. Murakoze afande. Abantu bavuga ko bahagarariye Imana. Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye uko mbitekereza. Afande yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze atwoherereze message commanders bose bayoburaga ingabo kugira ngo tumanaging abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana ababyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye, ariko kamara igiyungo uwo mwana ukamubwira udakora ishyano. Utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje ukasanga ngaho umuntu umagarariye Imana, na Imana ibihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari, kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu, ibyo bigaragaza ko Imana koko ariyo yagennye ikigomba kuba.